Muraho neza, aya mafoto yose ubona kuri screen yawe ajyanye n'umunsi wa Saint Valentin twayakorewe na telefoni yacu twifashishije na app ya AI. Muri iki gihe ntibikiri ngombwa yuko utakaza umwanya wawe cyangwa se wishyura amafaranga ujya muri studio kujya gufata amafoto nk'aya ngaya, yaba ari wowe cyangwa se uri kumwe n'inshuti zawe cyangwa se uri kumwe n'umukunzi wawe, ugatanga amafaranga mu studio kugira ngo babashe gukora no mafoto nk'aya ngaya, ndetse bigatuma uta umwanya mwinshi ndetse wari kujya gukoresha uwo mwanya mu kazi kawe. Rero muri ino video nje kukwereka uburyo wakora ano mafoto ya Saint Valentin ajyanye n'umunsi wa Saint Valentin cyangwa se umunsi w'abakundana muri telefoni yawe bitakugoye. Rero nkurikira nkwereke uburyo twakoze amafoto nk'aya ari high quality, asa neza nk'ayo muri studio, gutya nta kiguzi bidusabye, twakoresheje amafoto yacu asanzwe. Nkurikira tubane muri ino video nkwereke uburyo wabikora akantu ku kandi bitakugoye. Reka dutangire. Ngaho ufata telefoni yawe, hanyuma uze kuri Play Store cyangwa se App Store bitewe na telefoni ukoresha, hanyuma usacingemo ino app bita Gemini AI. Hanyuma wowe nuyibona urahita ukanda install. Ariko hari abantu bari buze kubura ino app ya Gemini AI bitewe nuko telefoni zabo n'amaversion yazo bidakwiranye n'ino app ya Gemini. Hako ntugire ikibazo. Ku bantu bari buyibure ngiye kukwereka uburyo muri bukoreshe mugakora amafoto tukagendera rimwe n'abantu bose bafite app bayibonye. Hanyuma uri buburi iyo app right uza muri Chrome, hanyuma uhita usacingamo Gemini AI. Hanyuma numara kwisacingamo uhite ukanda kuri iyo ya mbere, hanyuma twese turahita dufungura app yacu, ndetse n'abari kuri Chrome twese turahita tugera ahantu hameze gutya. Hanyuma ukigera kuri Chrome urahita ubona utuntu tumeze gutya. Wowe icyo usabwa ni ugukanda kuri kano ko hejuru ka create image. Ino ni feature ya Nano Banana Pro igufasha gukora amafoto meza kandi akeye ari consistency, kurya isura yawe uri bukoreshe ino foto iri buze itahindutse. Nicyo ino feature imaze. Hanyuma wowe numara kugeramo hano, numara gukanda kuri iyo feature ya Nano Banana, urahita ukanda ku kamenyetso ko guteranya ushyiremo ifoto yawe. Hanyuma hano duhereye ku bahungu, tujya gukora amafoto ajyanye n'uno munsi wa Saint Valentin. Hanyuma umuhungu we ari bwa-uploadingamo ifoto iye wenyine. Hanyuma ifoto usabwa kwa uploadingamo hano ngaha ni ifoto igaragara neza mu isura. Urafata ifoto iyo ari yo yose ufite ariko igaragara neza mu isura, ku buryo ino AI iri budukorera ifoto ikaza neza ari wowe. Hanyuma numara kuyikandaho uhite upestingamo ya prompt zano mafoto yose, yaba ku bahungu n'abakobwa ndetse no ku makapo, urazisanga muri description. Kumera y'ino video ndakwereka uburyo muri bujya gukopiya izo prompt muzikuye muri description, kuko mu mavideo yashize twagiye dushyira ama prompt muri comment gukopiya bikanga. Hanyuma numara gushyiramo iyo prompt urahita ukanda generate, utegereze iroding iri gukoresha Nano Banana Pro, hanyuma itiduha result nk'iyingi. Urabona neza ifoto na uploadinzemo neza niyo yaje. Uno mu character baduhaye, ino foto baduhaye neza irasa nk'ari twe twagiye muri studio tugakora ino foto. Rero nushaka kuyidownloadinga urahita ukandaho gakeya, hanyuma bahita kuzana kara kantu ka save, hanyuma uyisaving. Abandi bashobora kukabura urahita ukanda ku foto cyane, hanyuma uhita ukanda hari download image, nanone uhita ukanda download. Reka dukorere n'abakobwa. Hanyuma no ku bakobwa niko muri bubigenze. Nanone uraza ku kamenyetso ko guteranya ushyiremo ifoto yawe igaragara neza mu maso ndetse n'ibindi bice by'umubiri bigaragara. Hanyuma nawe nimara kuyaploadinga uhite uza ushyiremo prompt nawe wakopiye, hanyuma ugenerating ifoto. Barategerezaho gatoya, ifoto isaba nk'amasegonda nk'icumi kugeza kuri 20 kugira ngo babe bayigeneratinze bayiguhe imeze neza. Urabona ko ifoto yacu yasoje imeze neza, iratunganye. Hanyuma ubu tugiye gukorera ku makapo. Ngewe nagiye nkora ifoto imwe kuri buri cyiciro, hanyuma wowe ushaka ama prompt menshi y'abahungu cyangwa abakobwa cyangwa se ku makapo, murasanga muri description y'ino video, urasanga ama prompt atandukanye. Kuri kapo ho biratandukanye. Nagusabwamo ifoto imwe, urasabwa ifoto yawe niyo mukunzi wawe cyangwa se ifoto yawe n'inshuti yawe. Hanyuma nawo uraploadingamo udufoto tubiri, unyuze kuri kariya kamenyetso ko guteranya, shyiramo ifoto yawe, shyiramo n'inshuti yawe cyangwa se umukunzi wawe. Hanyuma numara kuzishyiramo zose zikarodinga,
urahita upestinga ya prompt hanyuma uhita ukanda generate, naho utegereze baguhe result y'ifoto yawe wa generatinze neza. Urabona amafoto twaprodinze n'ifoto baduhaye bimeze neza cyane, wagira ngo twayakoreye muri studio, ndetse kugira ngo ino AI itaza kwibeshya mu kuguha amafoto ajyanye n'isura yawe, wibuka gukanda akantu ka create image ya feature ya nano banana ituma foto wayihaye iza kuza imeze neza. Hanyuma nimba wabonye amafoto yose twamaze kudownloadinga dukuye muri no Gemini yose ariho watermark ya Gemini, kandi ubwo uyasharinze ku mbuga nkoranyambaga abantu babona wayakorewe na AI, bityo naza kugira uburemere nk'ubwo yari kugira mu gihe wari kuba yakoze muri studio. Ngiye kukwereka uko wakuraho ino logo ya Gemini. Uretse usubira inyuma gato uhita ugaruka muri galeri ya telefoni yawe, hanyuma ukande ku mafoto umaze kudownloadinga yose ngaya, hanyuma urakanda ku ifoto imwe, hanyuma uhita ujya hariya kuri edit, hanyuma wowe icyo usabwa urahita ukanda kuri crop kugira ngo dukate kariya gace kariho logo. Urazamura munsi y'iriya foto hari akarongo k'umweru, then uhita uyigeza hejuru y'iriya ya logo cyangwa se iriya watermark ya Gemini, hanyuma uhita ukanda save copy. Ubwo turaba tubitse kopi nshyashya idafiteho logo, hanyuma arababaye amafoto abiri asa, urahita usibamo imwe yindi ifiteho logo hasi. Urabikora gutyo ku mafoto yose wa downloadinze, hanyuma ubike amafoto meza cyane ameze nk'ayo muri studio kandi wakoze wifashishije telefoni yawe ndetse na Gemini. Nimba ino video ufashije ushobora gusharinga n'inshuti zawe nazo zikabimenya. Hanyuma ku bantu bageze kuri uno munota mugikurikiye mureba ino video, njye kukwereka uburyo muri bukopiye ama prompt muyavana muri description y'ino video. Uraba uri kuri YouTube nk'uko uri kureba ino video, hanyuma uhita ukanda kuri title y'ino video uri kureba, cyangwa se uhita ukanda kuri more, hanyuma urahita uzamuraho gakeya, uhita ukanda muri ayo magambo menshi, hanyuma uzamure ureba ahantu handitse prompt bitewe n'icyiciro urimo, abahungu n'abakobwa, hanyuma ugenda ukopiya imwe ukwayo imwe ukwayo. Ziraba zifite imibare, uraza ukopiye prompt ya mbere ukandeho cyane, hanyuma umanure ungezaho prompt irangirira, then uhita ukanda copy. Ujye no kuri prompt ya kabiri nanone ukandeho cyane, umanure ugezaho irangirira, uhita ukanda copy. Nubwo buryo nabonye buri buze gukunda kuri ino video, bidasabye ko abantu banyura kuri WhatsApp badusaba prompt. Nawe nugira ikibazo mu kugeneratinga ano mafoto uze kunyandikira WhatsApp, ndahari ndagufasha kuri izo nimero ureba kuri screen yawe. Mwe twari turi kumwe muri ino video, ndabashimiye cyane. Ushaka gukurikira ibindi biganiro byacu ku bijyanye n'ikoranabuhanga ndetse no kubyaza umusaruro telefoni yacu, wabisanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu dukoresha, harimo YouTube, TikTok na Instagram. Hose twitwa Optic VFX. Gera urebe n'ibindi biganiro tunyuzaho amavideo menshi tugenda dukora ku bintu byiza kandi by'ubwenge. Dusubire mu yindi video ikurikira. Niwibagirwa ikibazo cyawe muri comment, ndetse nushaka ko nza gukora video itaha ubinyandikira muri comment, nza gukoreraho video itaha. Hasta luego.